na kiriya gicucu cy'ikigoryi gitinyuke gisambanire mu rugo rwanjye ariko mwihoreje uragira ngo bazamutere inda aho ngaho yasamye abatipe bari hanze aha ahubwo uriya mwana ashobora kubaza ubwenge mama Aime winukira umukobwa wagira ngo imyuka mibi yakwaritsemo n'isigaye gukoresha mama urabizi ko boss akunda kuba ari hano cyane agira hano mu rugo kenshi kurenza wowe Nyagasani urusurugo pe ndarurambiwe none wagira ngo nindiriye abadayimoni koko na kiriya gicucu cy'ikigoryi gitinyuke gisambanire mu rugo rwanjye ariko mwihoreje araza kumbona mureke ariko mwana Nyagasani iriya ntumbaga no mu rugo rwagira ngo amatwi yavuniyemo ibiti cyangwa yahomesheje icyondo nyindimenya reka karamira mabuja nyanyanyanyanyaho nta n'isoni rero ubundi amatwi yawe yahomeyemo ibyondo cyangwa yavuniyemo ibiti ngiye kuyakurugutura mabuja ni ukuri ntabwo nzongera umuntu ahera mu gitondo yoza ibyombo akageza iki gihe nyanyanyanyanyanyanyo dore ko kaba kareba si ubundi kaba kirebeshwa gute niko mukobwa ibi binini nasanze mu bintu byawe ni bwoko ki mu binini byawe nakuboneza urubyaro ufite umugabo hano cyangwa urugo rwabyawe urundi sinabimenya sobanurira ibyo ndi kukubaza urabyumva cyangwa ntabwo ubyumva abanyamabuja nta bagabo ngenza na hano bose wabazana bose ni ukuri bose wawe se yabaye umurinzi wawe ryari hano uzi kuri inkunguzi kandi we maze kukubona ibyawe biraza gusubirwamo mabuja urabizi ko boss akunda kuba ari hano cyane agira hano mu rugo kenshi kurenza wowe umubaze ngewe abagabo njya no kwa umuntu yitabaje Imana ntabwo imukoze isoni nzabimenya ariko mama urusaku rwose n'urwawe cyangwa hari undi muntu uri kukuvugira ese watayiturutse he tumuka imbere washyaba genda ariko se mama ubundi wasanga abasimu baguteye cyangwa duhamagare pasiteri agusengere bamusanganye n'umugabo koko ariko se iyo umbwira gutyo umuntu w'umukozi hano nta mugabo ahagira ntaki abe ari kubungana ibinini byawe napo ababikoresha iki se ndabona ibyo ari byo ariko se mama urumva ari byo katazi ubwenge uragira ngo bazamutere inda aho ngaho yasamye abatipe bari hanze aha ahubwo uriya mwana ashobora kubaza ubwenge ese nawe nuko usigaye warabaye sinari nzi ko nawe nuko usigaye warabaye ko kera wari uzi ubwenge uri umwana muzima wabaye ute none ubwo urumva ibyo ari ibintu wamushyigikiramo mama abatipe bari hanze aha bagenda baregeye ese ubwo urumva
yitaje ubundi urumva atasabye. ubundi abatipe n'abaki ni abasazi mu muhanda n'iki. Ariko mama uzi ko ari igitekerezo natangaga. Ariko siko sigaye nkeka ko uriya mukobwa asigaye aryamana na so. Oya mama papa n'ukuntu yitana ukuntu papa dukunda si urumva yaryamana n'umukozi yakora agakozi gasa. Mama nawe waba uri kurengera. Wamwaresherekere umugabo umusegura akaboko aguhisha ijambo. None se kandi ibyo ni ibiki? Ceceka. Ubundi wabafatanya mbareka nigendera ubwo uratangiye inzira. Tumuka agenda nawe niko wabaye. Ariko se mada ko ndeba wihebye byagenze biti? Ariko se si we mbaza? Urambaza umbaza iki? Ngize amahirwe aho buraje. Niko ndashaka kugira ngo umenye ahantu uriya mukobwa yakwiye biriya binini byawe kubera ko urabizi neza ntajya asohoka hano mu gipangu. Ni wowe mumaranye iminsi hano kuko umaze iminsi muri konje. Ubwo rero urabimbwira neza ibyo bintu aho byavuye. Ariko wa mugoro intambara zawe ntabwo zijye zishira. Zishira ahubwo se zizashira ko ari nka zimwe za Ukraine. Uretse itonde gato. Ariko se urambaza ibinini byawe na po njya murona po. Muri se ubwo yimubaza aho yabikuye. Matiku yawe atajyarangira. Ariko reka nkubwire uriya mukobwa ntajya asohoka muri iki gipangu. Abarimo hano urabizi neza. Ubwo rero njye ntabwo nibaza ahantu biriya binini byavuye. Okay. Ze kureba neza wasanga hano hasigaye hari farumasi. Ariko papa yemeye sigaye ngukeka. Yego iki? Bona amazi ataraye. Genda bona ahubwo wasaze. Ngo nta kibazo ufite mu mutwe. Sawa nimba nasaze ubwo bizagaragara. Yasinzire naho mbwira rwose. Ntabwo byumvikana. Urumva bitumvikana? Ntabwo byumvikana rwose habe na gato. Genda bona ufite ikibazo mu mutwe. Papa yemeye nuko ushubije? Nuko ushubije koko? Kitumva se niki? Kumana nyagasani mbega isi ntabwo yari mbi ahubwo abantu bayiriho. Ubwo uvuze nde? Wowe nuri umuntu? Mvuze uhetse ntabwo ari wowe. Mbabarira. Mvuze uhetse ntabwo ari wowe. AIME yako gasuzuguro ngenda karambiwe. Buretse. Tuvuga ibintu dusubira ibindi.
genda taha mu rugo umbaza ibinini ndataha mu rugo umbwira ngo ntukinyizera ngo narahindutse ibyo bintu ngiye umbwira ni ibiki umuntu ataranicara ataranaruhuka ugatangira ugatera hejuru abagore barabakera kabisa papa yemeye ni ukuvuze koko wa mugabo uri impyisi mahuma imwe mbi nta nubwo ukiri umuntu ariko mama we urusura urwo ni gereza asakumira wahu gusa urarirurira mu biki ayo marira nayingona kabisa gaho rira amarira gushiremo wumva uruhutse mu mutwe ko ngiye ndabona cyo shigaje ari kwiruka wala agahinda n'igice akagira bubi umuruboni wabirahabira nyirawo koko bana we gahinda niwo ukitera ko ngiye ndabona gisigaye ari ukwiruka urambonera ko tabambaza ibinini ariko nagorwa mihangayika umuntu aba yiriwemo yanataha no mu rugo reka nakuruhuka ni inkeke gusa ariko mama ubona induru yawe ntabwo utamaze guteza akajagari hano mu kanya nsanze urimo uratuka Rebeka mu kanya papa araje ataranamuhana udukweto ngo yambare utangiye gutukatuka ubona umugabo wawe azakubaha gute wowe ntabwo mwatuza mukajya mu buriri mukabicoca ni ngombwa ngo abantu bose abana tumenye n'ikibazo ufitanye na papa mama wisubire ibyo bintu ntabwo ari byo ariko wa mukobwa we usigaye utinyuka ukaza kunshingaraza hejuru usigaye ufite agasuzuguro umaze kubyimba uzi ko uri kubona ibere rihagaze ukagira ngo ukumva ko wagezeyo wewe nzakubwira mama Aime winukira umukobwa wagira ngo imyuka mibi yakwaritsemo n'isigaye gukoresha uyu mwana uramubaza iki ariko mama niyo mbona ibintu by'urugo bimaze kumwambira mugera mu cyumba ntasi hejuru twagera muri salo bizandura ese ubu mbona ibintu bizagenda gute mwatubabare mukaduha agahenge koko tugatuzaho gakeya ko mbere mwagiraga urukundo byaje kugenda ute ese ubundi kutabisengera sinahebutse usenga cyangwa agakizaho karambitse hasi tubimenye nabyo mumbabarire wenyine n'agahenge ibi bintu byanyu birambiwe basi mu agahenge duhuke njyane umunsi umwe cyakoze wenda nk'icyumweru kuko mungeza aha ariko mana yanjye uretse erega wa mugore we umutuzo niwo wibuza ujya mu kureba ibitakureba nkaho warebye ibikureba nka buriya nk'ibintu by'umukozi wabijyagamo ushakamo iki koko babarira umbwire none se papa ndabigiyemo gute ngo niho yavanye ibinini bya onapora sinzi niba hano hasigaye haba farumasi aha reka ngende njye kwiruhukira sinzi sa n'ubu zanjye ndabizi ntigeze zijya zirangira ako sinagumva mama witsakurizanye imbere kuri chat ariko ubundi uri kumbwira iki ubundi umukobwa yabaye abana b'iki gihe nabo umva se reba biriya ni ibiki papa wataye mu ntebe reba biriya ni ibiki papa wataye mu ntebe ngaho
simwangiraga umusazi ni mwari muri hafi kunjyana indera simwangiraga umusazi ngaho irebere none se mama simbona wewe niba bimeze nka bya bindi bya Rebeka aha mbivuga nyine ngo ndakeka so ndagira gute mukabindura umusazi ngo mwari muri hafi harya ngo kujyana ngwindera sha nabwo wowe naso nzabaseka nigaramiye nzaba nigaramiye bisundi mama mba bitakaye bigutwaye iki simbona bitakaye mu nzu yanyu ubundi se simari yanyakira ibyanyu nabibindeba ni imari yacu koko reka njye kubika imari yacu no guhombya umugabo wanjye ariko se me na n'ubu ntabwo urabona ko papa wari umunyamakosa koko noneho muri iyi minsi wagira ngo yarakuruze byibuze wamenye ko ari umunyamakosa ukaba wamugira n'inama se ntabwo wumva akasabana iyo ndoro ni nyiki koko papa yagiye kwiryamira wanze gutegura ameza ngo turye kubera imijinya uba wirirwanye ndabugira inama z'iki ubona papa wawe akiteza ibiryo bya hano kuvuga ngo ndategura ameza kereka nimba ndi yategura akaba ari imbeba ziza kubyirira ntakiteza ibiryo bya hano nimba bariye mu kabari nimba bariye he ntumbaze nta kibirya rwose ariko si mama ukambaza ugenda uvuga ngo papa ntabwo arya ibiryo byaha muri runo aba yakinjira uri muri amuka inabi uzumubwira ibyabaye utura imijinya yawe ese reka mubaze ubundi wowe na papa mwigeze mukundana uko buri gihe mba mbona mucyocyorana ari amagambo gusa tutari twishima nk'abandi bana bimeze bite mbwira cyangwa ntabwo mwigeze mukundana wagiye kwisangana nawe byabaye cyangwa ni bya bintu bya kera babashakiraga mbwira pe n'ubu afite amatsiko yo kubimenya aha abana b'iki gihe se bari mwabaye ubwo urumva ushaka kubimenya neza uzagenda usaba kuganiriza simbona rero muri ishitari ya mwose basare mwe bamuvugana utuntu utamenye twari two uzagenda bikuganiriza bikubwira njye nta mwanya afite nta n'igihe nabona kuko icyo nataye kirahagije umva rero wagakobwa we mbona ntazi ibintu wigira urumva ariko abantu ba kera bajyaga bavuga ngo umugabo umusegura akaboko aguhisha ijambo wibuka ko iryo jambo rigeze kuri kubwira kare rero reka nkubwire igihe ntukajya umbaza utuntu twinshi dupfuye amaso tugize gute tudafite 12 nimba ushaka kumbaza utuntu tw'utujajo ugenda utubaze so mbona rero mwirirwa namuvuga utuntu mugira gutemo mereza hano washinze mereza bino binini ibyo bigenda byo kubaza so byo kumubaza utwo tugambo twose ubu uri mu mbazi njye nta mwanya mba afite wo guta ariko mama nawe mbabona adashobotse uzabimenya wari wamenya se ntabwo uramenya uzamenya ko bidashobotse neza ariko buretse noneho uno munsi iso arambona arabinsobanurira neza buretse aha byombi byarangiye ntanabyitambikamo oya bibiri bimaze kurambirana pe birarambiranye kuko sigaye numva byarandenze ubwenge ariko nimugere ko asa nyita umusazi ababona narasaze kuko mba namuvumbuye umva uyu munsi arambona turaruhanganiramo umva ko bavuga ngo zirazishya bwacya zikazima ako se mama wamba bari ugatuza koko ugomba ari se mama wamba bari hejuru